wabyirutse wumva abanyabwenge bakomeye cyane ku isi bubatse ibigwi byabo kugeza uyu munsi wa none tukaba tugendera ku byo bubatse. Socrate, Plato, Aristotle ndetse n'abandi. Wibaza ibyo baryaga ndetse n'ibyo banywaga byatumye bagira ubwenge bungana kuriya, bugera ku kigero kingana kuriya. Uyu munsi rero twagutegure bimwe mu buryo warya ukananywa kugira ngo ugere ku kigero cyabo cy'imikorere y'ubwonko bwabo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nta biryo bihita biguhindura umuntu ufite ubwenge butangaje mu kanya gato, ariko hari ibyo kurya bigira uruhare rukomeye mu mikorere y'ubwonko, brain performance, bikagufasha kugira ubwenge bunoze, kwibuka neza no gutekereza vuba. Dore ibiryo byiza cyane bigutera ubwenge n'ubushobozi bwo gutekereza neza. Amagi ari mu biribwa bya mbere bigufasha kugira ubwenge, bigufasha gutekereza neza, ukarushaho kugira ubuzima bwiza. Amagi nicyo kiribwa cya mbere kirimo choline ifasha ubwonko gukora neza no kwibuka neza, ndetse ifasha abana n'abakuru kugira ubwenge butekereza neza. Ibindi biryo warya harimo amafi. Amafi ni ikintu cya kabiri, ni ikiribwa cya kabiri. Amafi ariko atandukanye, ntabwo ari amafi asanzwe, ahubwo ni ifi z'amavuta nk'isamaki yo mu nyanja, saradine, salmone na tuna. Ubu buri mu bwoko bw'amafi yagufasha kugira ubwenge ndetse no kugira ubuzima bwiza, ukagera ku kigero cyiza cy'imitekerereze ku buryo nawe washyika ku rwego rw'abariya bavumbuzi. Ifi zirimo omega 3 fatty acid zifasha ubwonko gukura neza no gukora neza, ndetse ifi zifasha kugabanya stress no kongera ubushobozi bwo kwibuka. Mbibutse aya mafi kari amafi nk'amasamake yo mu nyanja, ndetse saradine na salmon na tuna ni ifi z'amavuta. Ibindi biribwa bya kabiri, ibiribwa bya gatatu uzakoresha ukagira ubuzima bwiza ndetse ukagira ubwenge buhambaye cyane mu mibereho yawe ya buri munsi, n'imbuto n'imboga zifite amavuta. Urugero nk'amande, ibinyambuto bya carte, amacunga ndetse na avoka. Ushobora kwibaza ati se amande ni iki? Amande ni imbuto ziva ku giti cyitwa amandia, kandi ziri mu bwoko bw'ibinyampeke bikungahaye ku mavuta meza n'intungamubiri. Uko amande rero zifasha umubiri, zongera ubwenge n'imikorere y'ubwonko. Zifite vitamine E, magnesium n'ibindi binyabutabire bifasha ubwonko gukora neza. Zirinda umutima ndetse n'imitsi. Amavuta meza ya omega 3 fatty acid ndetse zituma amavuta ya cholesterol mbi igabanuka mu mubiri wawe. Amande zifasha mu kugabanya ibiro kuko zifite fibre nyinshi zituma wumva uhaze vuba, ndetse amande zongera uruhu n'imisatsi ubuzima. Vitamine E zifitemo vitamine E ituma uruhu rusa neza kandi rwirinda gusaza, ndetse amande zongera imbaraga. Zifitemo proteine n'amavuta afasha umubiri kubona ingufu. Ku bantu rero batari bazi amande, ni uko nguko amande zimeze. Rero ahangaha ku kijyanye n'izi mbuto n'imboga zifitemo amavuta, ibi bifasha umubiri cyangwa se bifasha umuntu kuba yagira ubwenge. Mu gihe rero ubiha abana cyangwa se nawe ubyifashisha kubirya mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugira ubwenge butangaje, ugira ubwenge buhambaye n'imitekerereze ku kigero cyo hejuru. Ibindi biribwa rero bya kane uzakoresha kugira ngo ugire ubwenge buhambaye kandi wubake ibintu bikomeye cyane, harimo imboga z'icyatsi kibisi nk'imboga za dodo, isombe na epinari. Izi mboga rero zirimo antioxidant n'ibyubaka umubiri bifasha ubwonko kurinda umunaniro no gusaza. Ibindi biribwa bya gatanu twabateguriye bifasha ubwonko gukora neza ndetse ukagira ubwenge bwo ku kigero cyo hejuru, harimo imbuto z'amaseri, berries. Imbuto z'amaseri nizo bita berries, nka strawberry, imikeri, hakabamo blueberry ndetse na blackberries.
ni imbuto z'amaseri, berries. Izi rero zifasha mu kwibuka. Izi mbuto z'amaseri zizagufasha mu kwibuka, mu gutekereza vuba no mu kurwanya stress y'ubwonko. Ibindi biribwa rero bya gatandatu uzajya wifashisha kugira ngo ugire ubwenge buri ku kigero cyo hejuru, harimo ikawa y'icyayi, y'icyatsi kibisi, green tea. Bifite rero iki cyayi cyangwa se green tea, iyi ngiyi yifitemo kofeine ituma utekereza neza kandi wibuka vuba. Kandi green tea irimo L-theanine ifasha gutuza, ariko ukagumana ubwitonzi bwo gutekereza neza. Ikawa n'icyayi cy'icyatsi kibisi cyangwa se green tea. Ikindi kiribwa cya karindwi rero uzakoresha ukagira ubwenge bukora ku rwego rwo hejuru cyangwa se ubwenge buhambaye n'imitekerereze ihambaye yo kuvumbura ibintu bikomeye cyane, harimo ibiribwa by'ifu yuzuye, whole grains, nk'umuceri ndetse n'umutsima w'ifu yuzuye. Ibi rero bituma ubwonko bubona energy cyangwa se bituma ubwonko bubona imbaraga zihagije igihe kirekire. Ikindi rero kiribwa cya munani, ibindi biribwa bya munani mu biribwa ndi kubagezaho bizatuma ubwonko bwanyu bukora neza cyangwa se mugira ubwenge bwo ku kigero cyo hejuru. Ikindi kiribwa cya munani ni shokora y'umukara, dark chocolate. Irimo flavonoide zifasha amaraso kugera ku bwonko neza. Ibi bikongera ubushobozi rero bwo gutekereza neza. Ibi byongera ubushobozi ku bwonko bwo gutekereza neza. Rero kuri nimero ya 9, ibindi uzakoresha kugira ngo ugire ubwenge buhambaye ndetse ugire imitekerereze iri ku kigero cyo hejuru mu buzima bwawe bwa buri munsi, harimo amazi. Amazi rero niyo ya 9. Rero kubura amazi bigabanya imikorere y'ubwonko. Kunywa amazi menshi bigafasha gukomeza gutekereza neza. Ibi rero nibyo wajya wifashisha kugira ngo ugire imitekerereze iri ku kigero cyo hejuru. Ubu buryo rero ushobora kubikoresha umunsi ku munsi mu minsi 7. Ku munsi wa mbere nushaka gukurikiza iyi kalendari, ku munsi wa mbere rero ushobora gukoresha aya mafunguro akurikira. Mu gitondo ushobora gukoresha ifunguro rya mu gitondo, ushobora gukoresha amagi 2 atetse cyangwa se igi rimwe ritetse ukarirya, ukarya na voka, ukongeraho n'igikombe cy'icyayi cy'icyatsi kibisi, ibyo nababwiye byitwa green tea. Ubu ni uburyo bw'ushobora kubikoresha. Ubundi buryo ubwo aho ngaho ni mu gitondo. Ku manywa rero saa sita, ubwo ni saa sita lunch. Kuri lunch ku munsi wa mbere ushobora gukoresha umuceri, ukanakoresha isamaki, imboga z'icyatsi byo bita epinari cyangwa isombe. Ubu ni uburyo uzakoresha ibyo mpoze mbabwira. Mu gitondo uzakoresha amagi 2 cyangwa se igi rimwe ritetse, urye na voka, unywe n'igikombe cy'icyayi cy'icyatsi kibisi cyangwa se green tea. Noneho ku isaha saa sita aribyo lunch, urye umuceri, urye n'isamaki. Ubwo ni ibiryo uzabirira kimwe, urye n'isamaki, urye n'imboga z'icyatsi kibisi, epinari cyangwa se isombe. Ku mugoroba rero uzafata imbuto, uruvange rw'imineke n'amacunga, ubivangavange ubirye, ndetse urye na amande cyangwa se urubuto bita amande. Hanyuma rero ku munsi wa kabiri mu gitondo wakoresha igikombe cy'igikoma y'ifu yuzuye. Ifu yuzuye ni ifu nyine y'imvange yuzuye, irimo ubwoko bw'ibinyampeke bitandukanye, ifu yuzuye. Hanyuma ufate n'urubuto rwa pome rumweye. Ubwo ni mu gitondo uzanywa igikoma cy'ifu yuzuye ndetse ufate n'urubuto rwa pome mu gihe ubishoboye. Hanyuma ku manywa ariho saa sita muri lunch uzarya ibirayi bitetse birimo ibishyimbo ndetse birimo n'imboga za dodo. Nimugoroba unywe igikombe cy'amata, ibyo bita flancere cyangwa se igikombe cy'amata, wongereho shokora y'umukara nkeya. Ku munsi wo kuwa gatatu rero mu gitondo wakoresha amagi, wakoresha igi, warya igi, ukanywa igikombe cy'icyayi cya tangawizi. Hanyuma
ku manywa, ubwo ni mu gitondo, ibyo ngibyo wabikoresha mu gitondo, ku manywa rero cyangwa se ku isaha saa sita ukarya isamaki cyangwa se ugakoresha saradini, ukanarya umutsima w'ifu yuzuye, ubwo ni ubugari cyangwa se akawunga, ariko bipfa kuba byuzuye, umutsima w'ifu yuzuye, ndetse ukanarya imboga z'icyatsi. Ubwo urumva yuko ahangaha rwose ni umutsima ufite isosi irimo isamaki cyangwa se ifi ndetse n'imboga z'icyatsi kibisi. Ku mugoroba rero warya avoka, ukaryana amande cyangwa ubunyobwa. Nimugoroba urumva nta kurya ibintu bikomeye cyane, kubera ko ni ifunguro rya nimugoroba. Ku munsi rero wo kuwa gatanu, ku munsi wa gatanu mu gitondo wanywa igikoma cy'amasaka, ndetse ukanarya urubuto rw'umuneke cyangwa se ukarya umuneke. Waba ujya mu kazi ugaheraho ukajya mu kazi nabyo nta kibazo. Rero ku isaha ya saa sita wakoresha ibirayi, ukarya ibirayi n'isombe, ndetse ugakoresha saradini cyangwa se ibingibi byagufasha. Saradini, isombe n'ibirayi, ibyo biryo ubiriye ntacyo byagutwara rwose, waba uri kongera ubushobozi bw'imitekerereze ndetse no gutekereza neza ku bwonko bwawe. Ku mugoroba rero wakoresha avoka, ukanakoresha na amande nkeya. Nabasobanurira amande icyo ari cyo n'ikifasha umubiri wawe. Ku munsi rero ku wa gatandatu mu gitondo warya igi, ukanywa igikombe cy'ikawa cyangwa se ukanywa icyayi cy'icyatsi kibisi. Ibi byagufasha. Ku manywa rero cyangwa se ku isaha ya saa sita warya umutsima w'ifu yuzuye, ukarya ibishyimbo ndetse n'imboga. Ubwo warya ubugari bw'ifu yuzuye, ukanakoresha isosi wakoresha ntiburemo ibishyimbo ndetse n'imboga z'icyatsi kibisi. Ku mugoroba rero wo kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu, mu gihe uri gukoresha ibi nakubwiye, wakoresha imbuto z'amacunga cyangwa watermelon, ukanarya shokora y'umukara nkeya. Ni nimugoroba uba ugiye kuryama, ntabwo ukwiye kurya ibintu byinshi. Wakoresha rero imbuto z'amacunga cyangwa se watermelon na shokora y'umukara, ugakoresha bike. Shokora y'umukara yo wakoresha bike. Ku munsi rero wa karindwi mu gitondo wanywa igikoma cy'amasaka, igikoma cy'ifu y'amasaka, cyangwa se ugakoresha ibigori, igikoma cy'ifu y'amasaka cyangwa se icy'ifu y'ibigori, ukanakoresha urubuto rwa pome. Aha ni mu gitondo wanywa igikoma cy'ifu y'amasaka cyangwa se icy'ifu y'ibigori, ukanarya n'urubuto rwa pome. Ku manywa rero cyangwa se ku isaha ya saa sita warya umuceri cyangwa se ibirayi, ariko muri ibi ngibi ntuburemo imboga z'icyatsi ndetse n'isamaki cyangwa se ifi. Ku mugoroba kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu wakoresha yogati ni yawurute, ndetse ukaba wanakoresha ubunyobwa buke. Ni nimugoroba ku munsi wa karindwi mu gihe ugiye kuryama wanywa yogati cyangwa se ukanywa yawurute, cyangwa ukanarya n'ubunyobwa. Ibi rero biri mu byagufasha mu kugira imitekerereze myiza ihambaye, ukagira ubwenge bwo ku kigero kiri ku rwego rwo hejuru. Ibi rero wibuke ko wajya ubikora buri munsi. Ibyo wibuke ko ari ukujya ubikora buri munsi. Niyo mpamvu nakubwiye uburyo ki ushobora kugenda ubikoresha buri munsi. Rero ukajya unywa amazi menshi, byibuze litiro 2 ku munsi, byagufasha. Ndetse ukanasinzira neza amasaha 7 cyangwa 8, ugasoma, ugafata igitabo ugasoma, ugatekereza, ukanakora imyitozo y'ubwonko buri munsi, ugahumeka neza, ugatuza umutima, ugasenga, ndetse ugakora meditation cyangwa se ugasenga mu mwuka. No gusenga ni ibintu bifasha ubwonko gukora neza. Meditation zifasha ubwonko gukora neza. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, tujye tubana kenshi kandi buri munsi, utazajya ucikanwa n'ibyo tukugezaho ku muyoboro w'isoko yeza.